Bombori bombori. Bombori, 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 uwo se kandi n'indi nkomangira ku rugi rw'ibiro byanjye ntamuhaye gahunda. Ese ni wowe Kaga? Karibu karibu. Yego kingura, komeza uze. Sanctions. Jamus kabarebe sanctions. Ese ko winjira wivugisha aho ni amahoro? Ibyo ni bituri. Officers sanctions for what? Ariko Kagame noneho bayiki aho ni watewe n'abazimu. You are just foolish. Umva kandi ngo ndi umusazi ugeze naho unuka. You are just foolish. Ndashaka kugufasha mu kibazo warageze kandi ko ngo ndi umusazi. Officers sanctions for what? Dora kira agatebe wicare hanyuma niba ari ibizimu byaguteye utanga amahoro ngaho wicara. Rero Kagame cyatumye ngutumaho muri iyi minsi umuntu bita Donald Trump yaranyandikiye atanga ikirego ndetse avuga ko ngo agiye no kugushyiriraho ibihano. Ibaruwa urareba n'amapaje menshi Sanctions. kubiyemo ibirego kureka Debera musikabarebe sanctions. Ndebera ibirego bikomeye. Does anybody have to give me about my life, about my country, about my people? Kagame gabanya ivogonyo, ibi bintu nibyo kuganiraho kandi nakugira inama nk'umuvandimwe. Bishoboka bite? Uretse kuba ndi umucamanza mu rukiko rwa gahenerezo imbere hano kukugira inama. Biteye isoni. Ihuriye he n'u Rwanda, twebwe u Rwanda? Kagame reka kwigira injiji, ibi byose bifite aho bihuriye n'u Rwanda. Bishoboka bite? None se si wowe uyobora u Rwanda bivuga ko nibi bibazo byose ari wowe bitera. Ibibazo byabaye mbere yuko mvuka cyangwa na nyuma nkivuka byaba bite ibibazo nateye igihe cyangwa indi Kaga uzi ko wasetsa n'uvuye gutenyira ushatse kuvuga ko bishoboka bite? M23 yavutse ukiri mu nda ya mama wawe. Bishoboka bite? Kuki ukunda kwikuraho icyaha? Nuko bava mu Europe cyangwa Amerika cyangwa Canada burahura tanga lesson. Kagame gabanya umujinya rwose. Gabanya n'igitekerezo. Burahura ugatangira wahuye nawe ugatanga lesson. Ndebera urabeshya iki gipapuro kiguteguza ibihano urava muri ibi biro ugisinye. Ese ubundi Kaga reka ibyo tube tubyihoreye nkubaze nahoze ndeba muri iyi raporo bavuga ko no mu byo bagushinja harimo ko wiba n'amabuye y'agaciro muri Kongo. Urakiba umuntu ungana gutyo ko abaturega ko ari amabuye y'agaciro nibo biba amabuye y'agaciro muri Kongo. Ushatse kuvuga ko rero muri raporo babeshya? Nibo biba amabuye y'agaciro muri Kongo. Abuvuga ni bande abo ngabo uvuga ko aribo bayiba? Ibi bihugu bikize byo hanze byirirwa bivuga ubusa. Hote byirirwa bivuga ubusa bivuga ko ibi bihugu bigutuma kujya kwiba aya mabuye y'agaciro byarangiza bikavuga ko ari wowe wayibye kandi aribo bagutumye. Officers sanctions. Nabyumvise ibyo nabyo hano mu rukiko rwa gahenerezo tubifata nk'ubufatanyacyaha. Ibi nabyo bikaba bitagukuraho icyaha cy'ubujura. Bishoboka bite? Uretse n'ubujura muri iki kirego nabonye Trump yaryoherereje aragushinja kubangamira human rights, uburenganzira bwa muntu. Ibintu human rights dore baravuga ko ngo wamarishije abantu amafuni haba mu Rwanda haba muri Kongo ngo barashaka gutera ubwoba. Kagame ibi bintu birakomeye. Hazana ibintu human rights. Kagame va mu mikino ibintu birakomeye. Iki gipapuro urava hano igisinye byanze bikuze. Ngo Kagame navuga ngo azamujyana. Kagame nukomeza gutera ivogonyo aba bazakujyana. Uzanjyana hese wowe? Ntabwo ari yewe ugomba kukujyana. Naba ngaba bampaye ikirego bagushyiraho ibihano bazakujyana. Wamvana he ko nza
ngo bakuvana niko wibagiye aho bavanye Maduro muri Venezuela nuko bamutwaye intambike wamvana he ejo bundi ntabwo wabonye byabaye muri Irani wamvana he warangiza ngo bakuvana he akira ahubwo nsenyera ibi bipapuro wemere ko ingabo zawe bazishyiraho sanctions hanyuma nawe kandi wemere ko niba ngombwa bazagutwara intambike sanctions dora kera sinya wemere ko bagiye kuguha sanctions James Kabarebe sanctions ese wowe uheruka ibihano bahaye Kabarebe turi muri ibi bihano bishya babihaye generali Mubaraka ba generali Yakaruni n'abandi ahubwo biragukomeranye. That is absolute stupidity. Kagame reka kwivugisha ubwongereza bw'amafuti. That is absolute stupidity. None ubu ngubu urareba ugasanga Perezida Trump wanyoherereje ibi bihano ngo ubishyiraho umukono ari igicucu. That is absolute stupidity. Ariko se Kaga uri muzima for what? You are just foolish. Mu mwanya uti ni igicucu none umugize umusazi. Kagame akira ibaruwa yisinye hanyuma isubira ko yagenewe. That is absolute stupidity. Urashaka kwanga gusinya iyi baruwa iguteguza ibihano. Sanctions. Duteke kutayisinya. Ntabwo ari byo ngomba gutegera. Ese Kaga kwisi nkwepo kwirukanka ukisohokera niko utinya gusinya ngwino usingire ibi bihano. Bombori.